Iyi ni Miss Rwanda 2018. Uyu ni umunsi wa gatatu mu minsi 14 abakobwa 20 bahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda bazamara i Nyamata. Hari byinshi bazakora, hari ibyo bamaze gukora, byose nibizabafasha ku munsi wa nyuma w'iri rushanwa. Umunsi wa gatatu wabaye umunsi wo kwiga byinshi ku Rwanda, aho bize kirazira mu muco nyarwanda. Mbere y'iryo somo abakobwa bose uko ari 20 babwiye ko bagomba kujya gushyigikira ikipe ya Rayon Sport aho yahuye n'ikipe yo mu gihugu cy'u Burundi mu mikino nyafrika ya CAF Confederation Cup. Banezerewe cyane maze bose amaso bayahanga Rayon Sport. Nyuma y'umukino no kugaruka i Nyamata maze bagakurikira inyigisho zijyanye n'umuco nyarwanda, kirazira n'ibindi byose bibagomba nk'abanyampinga b'u Rwanda. Uyu ni Senateri Tito Rutaremara imbere y'abakobwa 20 arabigisha byinshi kuko bumaze kurenza imyaka 12-13 nicyo kituma amwita umwangavu, kuvuga ko agomba kwisukura akagira isuku akamera neza. Mwayumvise ni indangagaciro dufite. Roba muri za zindi dufite nababwiye gukora umurimo unoze, indi nababwiye ni ihe ukora kuri gahunda, ariko no kugira isuku ubungubu aho dutuye iyo ariko iyo isuku yo yari isanzweho cyane cyane ku bagore b'Abanyarwandakazi na kera, nubwo ubungubu yahawe amaboko. Iyi ndangagaciro rero yatumye n'Abanyarwanda tugera naho turi ubungubu. Umunyarwanda kumva buri Munyarwanda hari hose ushatura mureba ukamumenya ataranavuga, uramureba ukareba uko agenda, ukareba ko yifata n'iki, ukaba wamumenya. Noneho nuko babana n'iki n'igihe kirekire bamara, ariko ntibazibagirwe iwabo, bakumva bagaruka iwabo, bakumva babona ibintu bya iyo bita resilience yo kumva yuko hari iwawe, hari aho ukomoka kandi hagukeneye buri gihe. Iyo resilience rero niyo yatumye n'abantu bafata intwaro baragaruka, nubwo yabaga yaravukiye ahandi ariko yumva mu Rwanda ruru resilience. Iyo resilience kandi ababyeyi baga baratahaye abandi n'iki bakagenda yabaha. Iyo ni indangagaciro tuyita ko ari y'ubu, ariko buri Abanyarwanda barayigiraga buri gihe baga bayifite umuntu uziyo yo kumva yuko uri Umunyarwanda, ukomoka i Rwanda, wifata nk'Umunyarwanda, u Rwanda ari rwo rwawe kandi ugomba kuhagaruka, ukagomba wabyifuriza neza. Urumva rero nk'iyo rero niyo nicyo nababwiye ko indangagaciro zigiye zifatanye. Iyo resilience ifatana n'ubutwari, ubutwari bugafatana no gukunda igihugu, gukunda igihugu bigafatana no kugira ubumuntu, kuko udafite ubumuntu ntago wakunze igihugu, nta nabo wakunze. Bigafatana rero no kumva utahemukira abandi, indangagaciro yo kudahemuka, utahemukira abandi nko ku rugamba. Uyu uri ku rugamba ngo ukumva ugahemukira bagenzi bawe ukagira ute, iyo ni indangagaciro igize Abanyarwanda, kudahemukira bagenzi bawe ngo basige ku rugamba, kudahemukira uwo mwafatanyije urugamba, uwo mwafatanyije genda, niba ari umunyeshuri mu ishuri, niba ari uwo mwajyanye ku rugamba, nimwagize ntumuhemukire. Senateri Tito Rutaremara abajijwe uko umukobwa w'Umunyarwandakazi yihesha agaciro, yabasubije muri aya magambo: kwiha agaciro nicyo kinini cyane. Iyo wihaye agaciro rero ntabwo wajya muri ibyo ngibyo byose.
kumva rero ko nibwo wihaye agaciro kwaho uri hose ntago bari bukurebe nka Anne cyangwa Dafroza cyangwa ikibara kureba wa munyarwandakazi buri aho uri hose ho mwagiye nko muri competition ntago bakureba nka Anne Marie ntibakureba nka Ntuza bare Rwandan woman urumva rero iyo watanze agaciro kantuza bavuga cye u Rwanda si we bavuga nicyo gituma rero ko ugomba kumenya yuko ukorera u Rwanda ugukunda igihugu cyawe ukabuzi kutakwiye kugiteza hasi ngo kimere nabi urumva rero nubwo nakubwiye zose zigomba kuba zirimo ariko hari izo bagusaba bwa mbere ukigerayo nk'ubwo kwiha agaciro kuko tuvuge uvuye hano uri Nyampinga watsinze ugiye guhagarara u Rwanda wenda muri Afrika y'Epfo cyangwa ahandi icyambere bo bari bukurebe ntiba ari kubaze ngo uri imfura baza kureba mbese uyu mukobwa w'i Rwanda ameze ati ni kwa kwiha agaciro kubona wihaye agaciro uravuga igihe ugomba kuvuga urakora ibigomba gukorwa mbese bakakubonamo bati uriya muntu koko n'uw'i Rwanda ubwo nicyo babona bariya babona kare noneho iyo bikurikiye muganira rero none bagatangira bajya kumva batangira kuvuga ukavuga uti Rwanda rwacu bimeze bitya ibintu bimeze bitya n'ibindi ubwo ubereka yuko ukunda n'igihugu bakavuga bati wa mukobwa mbese sikare afite agaciro ku Rwanda rwonyine afite akunda n'igihugu cye umva aranakizi aranakivuga ubwo ntubyumva noneho bagagukurikirana burya baba bakureba n'amateleviziyo baba kuri inyuma bo abantu twese dukunda ibyiza ukajya kureba ibyiza akareba ko ari nta kufata ngo unajye mu ntuza batakureba ko ntuza urabona baturiya muntu yifata neza ntabwo ari kimwe n'abandi ugasanga rero ntabwo uri inyangamugayo ntugira iyo bigera n'igihe n'abandi muri hamwe kugira solidarite niba hari icyo ufite bagenzi bawe ntacyo bafite akamira ati nibagiye wenda tunuze zo kunyuza ku maso ati ndafite ngwino ukamuha akagira ku none iyo ni solidarite n'indangagaciro y'umunyarwandakazi ugomba kugira ariko urumva ko nahereye ku isuku n'izo zose ziba zigiye zirimo ariko icyo babona cya mbere ni wa munyarwandakazi bareba n'agaciro afite inyuma batarageramo imbere none ibindi bagenda bibona nyuma sasubiza te se u Rwanda araruzi ararukunda yifata ate ibyo byose bigenda biza nyuma ariko hari ibyo babona n'amaso bakigerayo umukobwa w'umutima ni umukobwa urangwa n'iyihe mico kugira umutima ibyo bita kugira umutima mu Kinyarwanda cyacu ni ukuvuga ngo nyamuneka mwisamara umukobwa keraho nuko ubu mwasigaye mwambaye amapantaro n'ibindi kera yajya kwica bati wicara utya umukobwa aricara akaboha nta samara ntiyirukanka ntagira ate ubwo bisigaye bwo muri Rwanda n'abandi ku ishuri mutera umupira n'ibindi byose sinzi kumva ariko rero umutima niyongiye niyo ndangaciro y'abakurambere bacu bigishaga abagore n'abakobwa kugira umutima. Hashize iminsi 10 twizihije umunsi w'intwari. Intwari ni iki? Umuntu aba intwari ryari? Senateri Tito Rutaremara arakomeza kuvuga uti ubwo ndwana karengane nkwiye kwitanga ukitanga nyine urumva bizanye n'izindi zinuru ubwo witanga ushobora kuba uretse ibindi ugiye muri ibyo kuko aho ngaho witangira ukumva ko ari abantu ugomba no kumenya kugira ngo bitangire ari kubona unabakunda n'ibindi ubwo nibyo biduha nk'izo ndangagaciro zindi zo gukunda abantu ku buryo nyine ubona nubwo abantu bakoze jenoside ariko mukavuga mutereka tuhawarire bagiye gukora igihugu tuba twubaka. Uyu ni umunsi wa gatatu mu minsi abakobwa 20 bazamara i Nyamata. Miss Rwanda 2018 turi Nyamata muri bootcamp. Yeah.